nitwa Obededom Frodouari mwarere igitangazamakuru cyitwa Garagaza. Ndashimira umushumba wanjye akaba n'umwarimu wanjye yaranyigisha muri kaminuza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero mfite ibibazo bibiri yajyaga mbaza ariko nanjye ndumva ngiye kumubaza. Sawa cyane rwose. Ikibazo cya mbere amanota ndibaza ngo nanjye narayagura uratsinda. Yego, okay. Hanyuma iki giterane cya Africa Ignite cyagize impact nini cyane ku gihugu no hirya no hino. Ariko se muri testimony mwagiye mwakira ni iyihe mutekereza ko ikwiye kwandikwa mu gitabo cya Guinness Record? Ni ikibazo cya ikibazo cya kabiri, iki giterane hatume abakozi b'Imana batandukanye nk'uko twabibonye kuri furayi. Ariko ngira ngo uretse Reverend Dr. Antoine Rutayisire niwe munyarwanda wenyine uriho. Ese abo tutabona wenda bazaza nka surprise cyangwa kiri kugenda kirenga urwego rw'abakozi b'Imana bo mu Rwanda? Murakoze. Murakoze. Ariko Guinness Record buriya ntiyazahinduka ikaba Fanta Record. Iyo ntekereza byakwandikwa mu mateka myiza nk'uko tuba turiho twatangiye dushyiramo imbaraga hano twibaza yuko bizaguma hano kandi bigafasha abantu bikorerwa hano. Ariko umwaka ushize turangije Africa Ignite abantu batubwira yuko bifuza yuko twayikora no ku yindi migabane. Babivuga twumvaga ari amagambo meza ariko ubuzima nziza ari ugushima ibyabaye. Turabashalenjinga turababwira ngo niba mwemera kuyifandinga mugafinansa ko ikorerwa hanze tuzaza tuyikorere hanze. Umwaka ushize mu kwezi kwa 11 muri leta ya Amerika ahantu hitwa Phoenix muri Arizona abantu baritanga bategura igiterane va hano byayo kuvugana n'abandi bigisha n'abaririmbyi bari hariya benshi murabazi bavuye inaha dukora igiterane cya Africa Ignite Convention nka ese kugira ngo turebe neza niba ibyo bavuga babimenye. Barayitabira cyane bishobora gutwara indege bakora na expenses zose 100%. Noneho duhana gahunda y'uko izongera kuba muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu. Urumva ntibategereje ko dukora n'iyacu y'umwaka, batubwira yuko igihe cyabo cyiza cyo gukora igiterane ari buci. Mu kwezi kwa gatanu barongera barayikorera 100%. Tuyikora no hantu hitwa Indianapolis muri state ya Indiana. Nanone 100% harimo abavuga butumwa bagiyeyo, harimo abaririmbyi bavuye mu state ya gatandukanye yishyuye indege nabo bacuruye barongera barayikorera. So ubwo ni urugero ari ntaze. Nashaka kuvuga yuko mu myaka itanu iri imbere aho bazajya bifuza ko dukora iyi convention tuzajya tuvugana nabo barayifandika. Icyo hari deja offering muri Australia nayo twakoze igiterane gisanzwe muri uyu mwaka nabo barayifandika. So bizava kuri biriya bihugu bishobora kuba twabibona uko bagenda babyumva babishima. Icyo navuga. Nshimiye kubabona mukeye meze neza mu gihe turitegura Rwanda Shima Imana. Ubwo icyumweru deja nk'uko mubizi twagiye mu gushima, nta nubwo ari icyumweru gusa. Gushima ni ubuzima bwacu nk'Abanyarwanda, gushima Imana ku byo yakoze. Ikaba ariyo nteruro nziza ntangiriyeho mvuga n'igiterane dufite hano cya Africa Ignite Convention cy'umwaka wa 2026. Iyo dushima Imana ku byo yakoze nk'igihugu
kubizirikana, tuba tubitoza n'amatorero, tuba tubitoza n'imiryango, tuba tubibuza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri urwo rwego Foursquare tumaze imyaka myinshi dutegura igiterane ngarukamwaka. Ni igiterane kidatandukanye n'icyo nari maze kuvuga, ariko kibamo cyane cyane umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, umwanya w'ububyutse, umwanya w'imiryango, umwanya wo kuramya no guhimbaza, umwanya wo kuzirikana ibintu Imana iba yarakoze mu mwaka. Foursquare tumaze imyaka irenga 20. Icyo giterane cya buri mwaka tukimara n'imyaka igera mu 16, ariko kuva muri 2022 nibwo twakibrandinze cyangwa twagihaye izina tukita Africa Ignite Convention. Twadusanzwe dukora icyo giterane twitabitinga cyane cyane Abanyarwanda abari mu gihugu. Hanyuma muri 2022 dutangira gucagura kugira ngo kirenge imbibi kizanemo abantu bo hanze, tuvugane n'abantu bari hanze, cyane cyane nk'uko mubizi ikoranabuhanga ryaduhaye gukora n'abantu bari mu gihugu n'abari hanze yacu. Ni muri ubwo buryo rero twakise Africa Ignite Convention. Icyo giterane tuba gifite muri ukwezi kwa 8, kizatangira mu buryo bwo ku mugaragaro ku itariki 23 ukwezi kwa 8, tugisoze ku itariki 30. N'icyumweru cyose, icyumweru kirimo ibintu bitandukanye. Reka ngivuge mu bintu nka 4. Hari gahunda zizaba zihari mbere ya saa sita. Ni gahunda zirimo inyigisho z'abashumba, zaba dufite abashumba benshi, zaba dufite semina y'abashumba n'abandi bayobozi b'amatorero. Tuzaba dufite nanone semina y'abaramyi n'abantu bayobora worship teams zitandukanye, nayo izamara iminsi 4 intensive. Tuzaba dufite nanone na VBS Operation Bible Study, n'inyigisho zihabwa abantu muri Sunday School, nayo izamara icyo cyumweru nyine. Izo ni gahunda zizaba zihari mu gitondo, izita workshops cyangwa atelier mu Gifaransa, iy'abashumba n'abayobozi b'amatorero, iy'abaramyi n'abayobozi b'indirimbo mu matorero no muri za ministries, n'iya Sunday School. Izo kwa 3 zizajya zihaba kuva mu gitondo saa 3 zirangize mu masaa 8. Hanyuma kuva mu masaa 9 hazajya haba gahunda zindi 2. Gahunda y'amapanels, ibiganiro bifite abatumirwa benshi bazatanga ibiganiro birimo no kubaza ibibazo kuba muri audience. Bizajya birangira twinjiye mu giterane cy'ubuvuzi cya nimugoroba, kirimo ijambo, kirimo gusenga, kirimo kuramya. Numva yuko iyo minsi kuva ku wa mbere kugera ku wa 5 niko izaba imeze. Hanyuma ku wa 5 tuzaba ijoro ry'ubusabane n'ijoro nanone. Ku wa 6 turuhuke, abashyitsi bacu tuzaba dufite basura umujyi wacu, basura urwibutso, basura ahantu hatandukanye. Tuzi gusoza igiterane cy'ucyumweru ku itariki 30. Mu ncamake icyo cyumweru gifite kirimo abashyitsi benshi, kirimo abigisha b'ijambo, kirimo abaririmbyi, kirimo noneho n'abazaza kwitabira igiterane bataje gutanga ijambo cyangwa kuririmba, ahubwo baje kuririmbana n'abandi no kumva
kubabwira tubashishikariza kuzacitabira kumenyekanisha no kugisengera ndetse no kugikorera. Nasoza avuga yuko tuzafite igikorwa cya sosiyali cyo gufasha tuzajya tubikora buri gihe twakoze iki giterane. Hari uburyo dufasha abanyeshuri, nanone niwo mushinga twashyize imbere tuzakora kuri uyu munsi wo gusoza wo gushigikira abanyeshuri ndetse no gufasha mu bwisungane mu kwivuza. Ibyo ni ibikorwa iteka twakoze ibiterane tujya tuzirikana, tugafasha umuntu w'imbere ariko tugafasha n'umuntu mu buzima bwa buri munsi, yaba ari mu mashuri cyangwa mu isi yose muri target. Ariko ibibazo biri muri Afurika ni ibibazo biri n'ahandi. Ikibazo cya kabiri, muraza mufite ibisubizo by'ibibazo byose abanyafurika bafite? Of course no, ntituzanye ibisubizo byose, ariko turi gitonyanga mu nyanja y'ibisubizo Afurika ikeneye. Hari icyo natwe twakora, ntitugomba kubirebera, tugomba kugira natwe icyo twakora. Dufite participation ntoya. By the way, reka mbihera shimire n'izindi initiative zihari. Mpere kwiriho muri cyumweru all women together. Kiriya ntabwo ari u Rwanda gusa, ni global. Africa haguruka mukora ari iwanyu. Africa refresh bakora muri New Life. Bigashatse gukoreka yuko dufatanya n'abandi mu Rwanda n'iyobokamana kugira ngo dukore participation yacu ituma tuzana impinduka mu Rwanda, tugera no hanze y'u Rwanda muri Afurika ndetse turenga n'imbibi za Afurika. Niyo mpamvu nashatse kuvuga ntituzanye igisubizo twenyine, ariko hamwe n'abandi bose turafatanya gushaka ibisubizo. Hanyuma why connection? Connection ni ijambo riri muri Foursquare imaze imyaka igera mu 8. Mbere yitwaga conference cyangwa conference ni amagambo yagiye akoreshwa. Twatangiye muri Foursquare maze imyaka irindwi hanze, yatangiye ari conference ya Foursquare, nyuma bayita convention ya Foursquare, n'izina rifite ibisobanuro cyane muri Amerika, n'uburyo muri convention center. Ariko bigera ahantu dusanga convention idafasha cyane icyo twifuza, twita connection ni ukubigeza gutya, ni uguconnect. Iyo abantu baje mu giterane bahuza imbaraga bakaganira, havamo partenariat nziza. Ni ukuvuga ngo abantu twatumiye, abashumba tuzaba dufite bava mu bihugu bitandukanye bakonekita n'abantu, abaramyi tuzaba dufite bava mu matora atandukanye bazakonekita ubwabo. Nuza mu giterane you connect. Kurya mu connecta ndabyita cyane fellowship, nkanabyita na partnership z'abantu bakora ibintu bimwe bahuriye hamwe. So ni nko kuvuga ngo twamuraje abantu guhuza, atari ukuza mu giterane gusa, ahubwo bazi bafite mindset yo kuvuga ngo hariya nahasanga umufatanyabikorwa, nahasanga unyuzuza, navugana n'umuntu tukazakora. Niyo mpamvu iyo jambo connection. So we connect, it's beyond being in a conference, it's connecting for divine purposes. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Amos, ni umunyamakuru wa Radio TV Flash. Njye sindibaze byinshi, ahubwo ndashaka kubanza gushima kuri African Unite Connection. Nagize amahirwe yo kuba yitabiriye muri iyo myaka ishize. Mbonamo byinshi cyane kandi ari byanyubatse nk'umurongo utangaye nk'ubuhamya bw'umunyamakuru. Ariko icyo nishima cyane muri iyi myaka ine cya African Unite ni uko mbere muri umunyamakuru wa Flash naje ndi umuntu nyine usanzwe, ariko kamere ikajya muri Foursquare kandi binyuze muri media team yanyu, kuko muri ubwo buryo buri gukorwamo ibintu bigendamo. Naze ko umunyamakuru wa Foursquare binyuze muri media team nshinga Boja, Irakiza, Ruhanga n'abandi. Nyuma yaho kariyeri irakura, nagira gukenerwa no ku isoko ry'umurimo. Ntekereza ko bishimira kariyeri yanjye mfite uko imeze kandi byose batangira hamwe, ariko ku bw'imbaraga zanyu,
ku butumwa bwanyu bugera kure cyane kuko ubu ntekereza ko umukristo wa Foursquare aho ari hose mu Rwanda aterusha no kuba pasaba kuri Foursquare kuko bimusaba kwisobanura kenshi kuri Foursquare hariya kwa Masengo n'ibindi byose bongera ariko n'ubwo ako kanyuma iwawe yabyongeraho kuko ni wowe mubyeyi wahaga kandi ni byiza ntabwo ari ikibazo kuko uri umubyeyi w'urugo ntabwo ari ikibazo kumukuza cyane kandi uranakuze n'ubundi rugo bikwiriye ariko nsenge kuko nyine muri iyo myaka niba wagize amahirwe kuba andi imbere yanyu inyigisho mutanga impanuro mutanga ndetse nza kwisanga mu isi y'uko itangazamakuru ritari ry'iyobokamana ariko n'irisanzwe rindi zana agaciro kutitwara nabi kutifata ukundi bivugwa mu bantu baba hanze mu kazi kacu biranyuka so rero umuntu mwiza gutanga ubwo buhamya kuvuga ko hari imbaraga ze muri African Ignite kuko hari byinshi byakuremo hari n'abandi bafite amazina akomeye twayitura kandi baciye bakatwereka uburyo gukorera Imana wabihuza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi kandi bikagira impinduka bikuza mu buzima bwawe bwa buri munsi hari abantu twamenyaniyemo kandi bagiye batuyobora mu buzima bwakurikiyeho nicyo kwishimira so ikindi nabaza n'akazi gatoya ko sikaza kwa kanini nabona ko bazagenda intumbero zarigize ko aho zahirwa nanjye ndimo zamuzeho ariko navuga vision wenda ihari mu yindi myaka iri imbere wenda kuko ni umurimo waguka kandi ku munsi nk'uko bukeye nk'uko Kristo yabivuze ubwo yibuka hari ibyo atasanze yasanze uyu munsi n'imbaraga z'amasengesho no gukora nyine binagendera mu yindi myaka wenda n'itanu iri imbere cyangwa se icumi iri imbere African Ignite murayibona mu gihe cya Afurika cyangwa zarabitse no na world cyangwa se sinzi n'ubuvugo mu mboni zayo tubona African Ignite mu myaka yindi iri imbere sivuze n'ibwaha cyangwa se murakoze cyane iyi ya mbere yari comment nziza ngira ngo ntabwo bisubiza reka tubishimire Imana yuko African Ignite hari abantu bafite ubuhamya bwiza kandi bikomeza ikibazo cya kabiri mu myaka iri imbere deja ni ikintu twatangiye nk'uko nagiye muri iyi myaka ine twatangiye dukora hano kandi tugerageza kubyagura tubishyiramo imbaraga dushoboye abantu baratubwira ngo ibikorwa murimo mukora turabishaka naho turi ku yindi migabane orera ikinyamakuru Bishop ni byiza ko iki giterane kije muri ibi bintu ko biragaragara ko urubyiruko rwinshi rw'umwihariko rwo mu Rwanda ntabwo ruri mu rusengero hari n'uri mu rusengero ari ukwiyorohera dufite kandi urubyiruko ruzahajwe n'ibiyobyabwenge by'umwihariko leta yacu y'u Rwanda irahangana nabyo ni ubuhe butumwa bahereza runo rubyiruko n'abakuru kuko nabo byabagize abasaza duhura n'abantu barabyiye ukabona ko narabyiye kandi muri Yesu hoho byose bihari ni ubuhe butumwa rero muhereza urwo rubyiruko n'abo bantu bose bijanditse ibiyobyabwenge ndabanza gushimira byimazeyo imirimo ikomeye n'icyerekezo gikomeye n'iyerekwa rikomeye za leta yacu leta y'u Rwanda ibijyanye cyane cyane no guhangana n'ibintu bisubiza urubyiruko inyuma bidindiza abantu bibabata byangiriza ubuzima bwabo mpereye ku cyemezo giherutse gufatwa cyo gufunga ziriya nganda zakoraga ibiyobyabwenge zitwa ibinyobwa nk'umunyarwanda Kristo wo muri iyi myaka ni ikintu cyo guserebura gikomeye noneho itorero ribyumva cyane kubera yuko tujya duhura n'abana babaye abasaza kubera biriya duhura n'abantu byangirije ubwonko byatesheje umurongo byakuye mu mashuri byakuye no mu miryango yabo uburyo umuntu usanga ubuzima bwose bwarapfuye kubera ibyo yishoboye twari dusanzwe dufite urwo rugamba noneho n'abafatanyabikorwa na leta muri urwo rugamba icyo nabwira urubyiruko ni uko muri Yesu umuntu akira mu buryo bwo ku mubiri ariko akanakira
yambwira abantu iyo urebye imbuto z'umwuka muri Bibiliya, umuntu wese wera ziriya mbuto z'umwuka no muri ubu buzima busanzwe hari ibibazo byinshi yiriwe. So urubyiruko rero ugane Yesu, uhinduke holistically, uhinduke umwuka, uhinduke ubugingo, uhinduke so wese mesaje ya Yesu, aba umusore mwiza mu muryango wabo, umusore mwiza mu rusengero, aba ari umunyagihugu mwiza kandi agira n'icyo yimarira. Okay, murakoze cyane. Nanjye yitwa Obededo Mukorodowari, nkorera igitangazamakuru cyitwa Paradise. Ndashimira umushumba wanjye akaba n'umwarimu wanjye, yaranyigisha muri kaminuza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero mfite ibibazo bibiri yajyaga mbaza, ariko nanjye ndumva ngiye kumubaza. Sawa cyane rwose. Ikibazo cya mbere, amanota ndibaza ubwo nanjye narayaguha uratsinda. yego, okay. Hanyuma iki giterane cya Africa Ignite cyagize impact nini cyane ku gihugu no hirya no hino. Ariko se muri testimony mwagiye mwakira, ni iyihe mutekereza ko ikwiye kwandikwa mu gitabo cya Guinness Record? Icyo ni ikibazo cya ikibazo cya kabiri, iki giterane hatumiwe abakozi b'Imana batandukanye nk'uko twabibonye kuri Fly, ariko ngira ngo uretse Reverend Dr. Antoine Rutayisire niwe munyarwanda wenyine uriho. Ese abo tutabona wenda bazaba bazaza nka surprise cyangwa kiri kugenda kirenga urwego rw'abakozi b'Imana bo mu Rwanda? Murakoze. Murakoze. Ariko Guinness Record buriya ntiyazahinduka ikaba Fanta Record. Ibyo ntekereza byakwandikwa mu mateka myiza yuko kuba dutangiye kino giterane hari abantu bagiye bahinduka. Reka mvuge uburyo batatu bw'impinduka. Uburyo bwa mbere ni impinduka ituma